Bugesera. Imisozi yo hakurya ijya kumera nk'iyo ku Kibuye kuko ubundi biriya misozi ya Kibuye nakunze kujya nyikoreramo cyane n'ubu ngubu nafite randevu yuko nshobora kuzajya ubona bitajya kumera kimwe ku Kibuye njye ntabwo ndahajya ariko ubona ko bijya kumera kimwe kandi nahazi ariko undi ko mbona uri umukobwa mwiza undi twibereye inshuti ko n'undi ubona twahuriye ku inshuti burya ngo yikura ku nzira twibera inshuti ariko byaba bitwaye inshuti meze gute mbere inshuti magara nubwo nta kibazo tuzabanza tube inshuti gusa bisanzwe kandi ubu twabaye inshuti nta kibazo ariko ndumva nawe ubonye nk'inshuti y'umushoferi nkanjye se numva bitaba ari ibindi bitaba ari byiza byaba ari byiza mbonye umukobwa mwiza nkawe wasanga ari naho byaba biganisha buriya n'inkono yari itarashya wenda ugiye guhita n'akanimero kawe wenda nanjye njye mbasha kugira ngo mbone uburyo nkubona neza ikibazo 078 9 ibihumbi 5 kako telefone yasize muri ya modoka iri mu modoka okay ntacyo nitujya kugenda ngiye kureba uburyo niyaranja ntikinike ngiye ko twava muri iri shyamba hanyuma ubwo ngiye ko nakugeza mu mujyi hanyuma ubwo acyana ibinaba ngombwa tunijyanire dusangire ahubwo anagendana intama tuyisangire sana y'ikaramara n'indi wamaye nta kibazo gusa kwiyaranga abashoferi turiyaranga ndakaze Shiri ni wowe njyewe nasa amakuru se nta makuru shanda tangaye none si waje naha yego shaka nkaho aribwo nkigera inaha naje nje kureba wa mukobwa twari duturanye sinzi niba umwibuka reka abakobwa birana nubwo nyene no kubibuka none se mbwira uje Kigali uhafite akazi byagenze gute nyine nibyo ndi kukubwira naje nje kureba uwo mukobwa mpamagaye nimero ye numva iri kompoze kandi yari yarambwiye ko azanshakira akazi nahangaha yasuwe munyumvire shanda tunguye no kuri kwimana kuba duturuka mu cyaro kimwe ukabuje Kigali nanjye ndatunguye kuba nkubonye ahubwo nashaka kugusaba aga service niba byakunda ntago mbizi akahe subwo ngo ugara urumva nyine nari nje kureba uwo none ntibigikunze simubonye ndashakaga basi ko weho wancumbikira nkajya nkomeza nkayicishamo nimero ye yazacamo nkajya kumureba
nta kibazo ariko ni umukobwa mugenzi wanjye kandi ikindi tunavuka ahantu hamwe ntabwo nakwanga kuza mu rugo tukabana ngaho rero tujyana aho naringiye turahita dukora kane sawa reka ndebe ukuntu twiranga ndebe ukuntu nava muri iri shyamba ndabona butangiye kwira reka nkorera fata hano gutya zamura cyane nuko bita hariya akubita akakuma ntabwo ukingwaho kubita gutya sawa ubwo genda hariya umuhereza urufunguzo reba urufunguzo rwa 12 ubundi utwaye izi modoka ntamenya no kwirwanaho wararanzira mwese muba mwaranabyize mbasha watwara ikamyo utazi ko watwara ikamyo utazi akazi modoka uretse ntabwo kino kintu kingwaho ntacyo kigutwara ujya ugakanda gutya bahabonye ugiye kujyamo nk'ito ntabwo hakwashe humura ntacyo ugenda ukanda gutya nande uretse ndakubwira ngaho gira kompa yego ye kwatsa ni karibu rero sheri nakoze shamva nari ndushye nanjye nuko ariko ntabwo utiyegere cyane nahangaha nyine mu rugo nyine wisange sheri nawe ndi muntu mbana nawe nyine iyi nzu yose uyibamo wenyine yego iyi ngana n'ibyumba byose mwaba njyenyine ni heza umujyi noneho ntiwawubonye umujyi urangiye uwungerejemo noneho kabisa urebe rero ni gutyo umujyi umeze tu mwana giye gare noneho ugiye wayengezamo kabisa none nanjye nyigezemo sibaza ku buryo nzagera i Kigali byaranyobeye rero ni gutyo umujyi umeze tu nese bya bindi by'akazi bigezehe mwana ntabwo biracamo by'akazi rero ukuntu bihagaze urumva navuganye na bosi arambwira ngo wowe ugiye kujya gukora mu kabari urumva ubwo rero ibindi nanjye iby'akazi nzakora ntabwo nzaba mbikubwira nyuma mana nzi ko tuzakorana ariko ubwo nta kundi igihe icyo nshaka ni akazi kuko n'ubukene mfite wenda nazahita nikenura kabisa cyane kabisa ko rushyizemo imbaraga tuzabikora cyose ni mu mutwe reka ntegereze ndebe nyine ku kazi kawe igihe kazazira cyangwa bimwe byaba bandi nyine baba batubeshya badutesha umutwe ntabwo bari bampa igihe ariko buriya bazatubwira bazatubwira vuba ntabwo
ntabwo bari bambwira ariko buriya ni vuba cyane. John na Nedanje nibaza ni wese gusa ese ubwo kuki hari igihe ndicara amavuga ni koko n'iki cyatumye kuko mba muri ubu buzima bwo kuba imfubyi bigeze ahangaha amashuri sinige ngo ndangize sinzi nubwo ndi muri ubu buzima ubona nta kibazo ariko arigenda gusubiza amaso inyuma nkabona naherezo gusa ubwo niba utekereza uko ngiye ko natekereza ibingana ko namba nawe wowe ufite ubuzima aha ubwo se wo kuvuga uko ngiye meze nkaho nta n'ubuzima mfite nongera ntekereza ukuntu nta babyeyi mfite niko se ndarira harya wowe urabagira ntusiyoboye ko twese turi muri shereri juwa sinzi ikintu Imana yamuhaye gusa ariko wenda hari ikintu bizacamo ese harya mutuwe warangije kwiga haburaga umwaka umwe shereri nabuze amafaranga ababyeyi banjye bakimara gupfa nabuze amafaranga umwaka umwe narangije niko se umwaka umwe nana diplome nakimbega ndanje sikumva zuje agahinda cyokoza eho namba nawe ubu se ngewe naburaga hafi n'itatu wenda umuntu aza umwaka se mwinshi wenda Imana nindura amateka nzagisubira kwiga gusa uba wumva ufite iyo gahunda ubuzima ndimo ndumva iyo gahunda kuko ndi mu buzima bubabaje urumva nubwo ubona nyine umuntu aba ameze gutya no kwihagararaho mbona wowe utanagakwiriye kurira ahubwo ninjye wakariza ariko nyine Kigali ni kwa kundi nyine umuntu aba yanga kwerekana aho yaturutse yihagararaho murangiye namwiti nayicuruza kugira ngo ubuzima bukomeze yega ahantu naturutse ntabwo niyo nagera ku byinshi ariko ahantu naturutse ntabwo nakwicara ngo nshyire amaboko hasi shamba nawe ubwo waratekereza na meeting njyewe nako mu rugo nagakora kuko mba mbona ntazi iby'ubuzima. Allo bite be amakuru se kuko wabuzera siko duherukana cya gihe tutagarutse kunsura ntabwo ari ukubura ahubwo se twarayituvuganye ko turi buhure ahubwo nahabuze. Okay, hanyuma ugeze he? Ngeze muri ka gahanda ariho wambwiye ngo mbajyana muhamagare. Wageze ku gasantere? Noneho reba ahagana mu kuboko kw'ibumoso. Tugatambikamo urahita ubona ahantu ndi gukoresha imodoka. Urahita umbona. Ya yindi. Ya kamyo yanjye. Okay. K'igitaka ugakata ibumoso urahita umbona. Sawa. Ndaba nkureba. Yego. ariko haraciyeho n'igihe kinini pe gusa nyine kuba twatandukana nakomeje mutekerezaho pe igihe kinini
hanyuma se ubwo ubwo se nta kuntu washakira n'akazi hano hafi ntiwakambonera gusa washobora iki gusa muri iki gihe hari umuntu uvuga ngo washobora iki ariko hari akantu mfite ka bizinesi nazakwereka ukareba ko wabishobora wagera aho byaba ari sawa pe twazapanga undi munsi ukaza tukajyana nkajya kukwereka hanyuma ukaba wamfasha ukabona ndi hafi byaba ari byiza itari yayindi se y'amabuye oya ni iyindi nta kibazo